twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira ubuntu na Nyagasani akaba duhamagaye aha ngaha kuri buri munsi kubera impuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri wa gatanu w'icyumweru cya 13 tariki 5 Nyakanga 2024. Ngaha amasomo agiye gutwegereza Imana. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, umutwe wa 8 umurongo wa 4 kugeza kwa 6, wa 9 kugeza kwa 12. Nimwumve ibingibi mwebwe murenganya abakene, mugira ngo mutsemba bintamenyekana mu bihugu, muvuga ngo mbese imboneka z'ukwezi zizarangira ryari, kugira ngo dushobore kugurisha ingano, na sabato izashira ryari, ngo dushobore gufungura imifuka y'ingano twahunitse, tugabanye ibipimo twunguriramo n'igiciro, tubeshyeshya iminzani y'ubuhendanyi, abatindi tubagura amafeza n'abakene ku giciro cy'amasandari 2. Yemwe tuzagurisha ingano zacu tugeze no ku nkumbi. Kuri uwo munsi uwo ni Nyagasani uhoraho bivuze, nzategeka izuba kurenga ku manywa y'ihangu, kandi ntume ku isi hacura umwijima izuba riva. Ingendo zanyu zigamije gusenya nzazihinduramo iminsi y'ibyago, indirimbo zanyu zose nzihindure iz'amaganya. Abantu bose bazakenyeza amagunira, imitwe yabo iharangurwe. Nzabatera akababaro k'urupfu, ngako upfushije umwana w'umuhungu w'ikinege, n'ibizakurikiraho bizasa n'iby'umunsi w'amaganya. Ngiye iminsi iraje, uwo ni Nyagasani uhoraho bivuze, ariyo nzatezaho inzara mu gihugu. Ntizaba inzara yo gusonzera umugati cyangwa inyota y'amazi, ahubwo izaba inzara yo gusonzera ku ijambo ry'Uhoraho. Abantu bazajarajara, bave ku nyanja bajye ku yindi, bazerere kuva mu majyaruguru kugera mu burengerazuba, bashakashaka ijambo ry'Uhoraho, ariko ntibazaribona. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zawe ni 119. Umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Hahirwa bumvira ibyemezo by'Uhoraho, bakamushakashaka babikuye ku mutima. Ndagushakashakana umutima wanjye wose, sincisha ukubiri n'amategeko yawe. Umutima wanjye wazonzwe no guhora nifuza kumenya amateka uciye. Nahisemo kutazagutenguha, nsobanukirwa n'amateka yawe. Icy'ingenzi nifuza ni ugukurikiza amabwiriza yawe, untungisha ubutungane. Mbumbuye umunwa wanjye ngo miragure, kuko mfite inyota y'amatangazo yawe. Umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 9 umurongo wa 9 kugeza kwa 13. Muri icyo gihe Yesu avuye i Kafarinawumu, yigiye imbere abona umuntu wicaye mu biro by'imisoro, akitwa Matayo. Aramubwira ati, nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Nuko igihe Yesu ari ku meza iwe, abasoresha benshi n'abanyabyaha baraza, basangira nawe n'abigishwa be. Abafarisayo babibonye, babaza abigishwa be bati, niki gituma umwigisha wanyu asangira n'abasoresha n'abanyabyaha? We rero abyumvise aravuga ati, abazima si bo bakeneye umuvuzi, ahubwo n'abarwayi. Nimugende rero musiganuze ikiri ijambo rivuga ngo, icyo nshaka ni impuhwe, si igitambo. Erega sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo abanyabyaha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Erega sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo abanyabyaha. Amen. Uwo ni Yesu ubitubwiye. Turamwumvise. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nimugire amahoro, Yesu aganze mu mitima yanyu, maze tumubone tumwereke abandi buri munsi. Abasaseredoti muri Tanfor mu bihe bikomeye, cyane cyane igihe cya Diventi ndetse n'igihe cy'igisibo, bitegura Noheli cyangwa Pasika, akenshi hari igihe bagena bari mu maparuwase, bakagena igihe cy'amasakramento y'abanyantege nke. Abanyantege nke tubumva ku buryo ni nk'aba basaza, b'abakecuru, abandi batinyegambura, babandi barwariye ku mariri mu ngo iwabo. Nuko rero abasaseredoti bakabageraho, babashyiriye amasakramento, bagiye kuha amasakramento kugira ngo babashe kwitegura iyo minsi mikuru aho bari ku mariri yabo. Ese umunyantege nke ni uwo nguwo bagiye guha amasakramento? Umunyantege nke ni muntu ki? Ni uwo utashoboye kugera mu kiliziya? Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Muri aka kanya
amasomo kizima byacu dutegurira aryoshye cyane ngo tujye kuzirikana ku ijambo rimwe rukumbi ryitwa le faible, umunyantege nke. Ubwirwa n'iki ko umuntu ari umunyantege nke? Ubibwirwa n'iki? Tujye kureba inguni eshatu twasuzumira mu munyantege nke. Inguni ya mbere le côté physique, ku buryo bugaragara. Inguni ya kabiri morale, uburyo bw'imibanire. Noneho ku nshuro ya gatatu le côté spirituel, uburyo bwa roho. Aho siko ari hatatu ndetse n'ahandi ushobora guha umunyantege nke cyangwa ukaba nyine umuntu ukomeye muri aho. Reka duhere guhambere le côté physique. Igisobanuro cy'umunyantege nke ni umuntu wese ubuze imbaraga z'umubiri, ni umuntu wese wacitse intege, ni umuntu wese uri muto, ni umuntu wese ufite imyaka mike, ari mu gihagararo, ari imbaraga z'umubiri, aho se akaba ari muto, afite intege nke nyine izigaragarira amaso. Uburyo bwa kabiri bw'umunyantege nke ni wa muntu nanone wahungabanye, wakomeretse, ushavuye, umerewe nabi, bakandagira bagahonyora, wowe wese utari kwisanga neza aho atuye muri sosiyete ahaba. Ku bwa gatatu none umunyantege nke ni ku rwego rwa roho. Umunyantege nke ni umuntu wese utari gushyikira Imana, ni umuntu wese uri mu cyaha, uwo nawe ahinduka umunyantege nke. Na niyo mpamvu gusura abarwayi, abakecuru, abasaza, kubaha amasakamento ntabwo twahita tubyita ko ari umunyantege nke. Ari umunyantege nke yego ku mubiri ibigaragara, ariko wasanga atari umunyantege nke kuri roho. Gusa igihe cyose uzaba uri mu cyaha ujye uvuga uti icyaha kigucisha bugufi, icyaha kigabanya imbaraga zawe, cyane cyane imbaraga za roho ndetse yewe n'iz'umubiri. Ngaha tugiye kugana uno munsi le faible, kuzirikana ku munyantege nke. Muri ibyo byiciro ko ari bitatu n'ibindi waza gushyiraho, nutisanga hamwe urisanga ahandi, kuko twese turi hano ku isi ntabwo turi intungane, ahubwo abanyabyaha bari kwisukura, bari kwitunganya kugira ngo dutunganire Imana. Dore ko Yezu n'icyamuzanye kuko amaze kubivuga mu ivanjiri, yaje atari intungane zimuzanye, ahubwo abanyabyaha wowe nanjye turimo. Ngaho abanyantege nke ni wowe nanjye turi ku rugendo dushakashaka Imana, dushaka ko Imana yadukomeza. Nidukomezwa na Yezu tuzakomera koko, kuko akenshi muri ubuzima ducika intege, ibibazo, ibitotezo, ibyo byose bitubangamira. Nuko rero ntitubashe kwegera Imana, aho natwe duhinduka abanyantege nke. Yezu rero yifuza kudukomeza kugira ngo aduhe imbaraga ze, ubundi dukomere, tumukomereho buri munsi. Umunyantege nke, le faible. Isomo rya mbere ry'uyu munsi riratwereka umunyantege nke bari gukandamiza, naho ivanjiri yo ikazi kwereka umunyantege nke uri guhezwa, ari we munyabyaha. Reka duhere ku isomo rya mbere kugira ngo nawe uze kureba ahantu uri umunyembaraga n'ahantu uri umunyantege nke. Kuko ikigaragara, iyo umaze kumva ko uri umunyembaraga utangira ukandagira abagize gute? Abanyantege nke, abaciye bugufi, ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Nuko rero kisuhuriza gusa abantu bakomeye babaciye bugufi, ukagenda ubakandagira, ukabakandagiza ikirenge, ukabakandagiza urukweto rwawe, ukabatsikamira. Ni nabyo twumvise mu isomo rya mbere ubwo turi kumva igitabo cy'umuhanuzi Amosi. Amosi ni umuhanuzi uvuganira abanyantege nke, abakene, abaciye bugufi, abari ku ngoyi, abatsikamiwe, abakandamizwa. Nuko rero akavuganira, kandi Amosi abivuga avuga noneho babakene bagaragarira amaso, uyu ukennye ku bintu. Nuko rero wa umukire akamukandamiza, agashaka no kumugura. Twumvise uburyo abakire bari kwigamba. Turava mu isabato ryari, dore ko isabato nayo iri mu bigenda bibangamira abantu gukora nabi. Ati isabato irangira ryari kugira ngo dukore bino, turava mu rusengero ryari kugira ngo dukore ibi bintu bibi bisharira, turahunga duta amaso y'abantu kugira ngo dukandamize abandi. Ngibyo ibyo Amosi ari kurwanya, abwirijwe n'Uhoraho. Imana ibabazwa n'abantu bakandamiza abandi, abagura abandi, abanyamaboko bagatsikamira abanyantege nke, bakabahagararaho. Ni nka kwa kundi nyine guhagarara ku mirambo, kumva zabuyoboye bapfuye, ukabakandagira kugira ngo ntibazamura agatwe. Aho nawe uri umunyembaraga, uri umunyamaboko. Rero iyo umuntu ari umunyamaboko agenda abyiyumvamo, birangira nyine uri gukandagira abandi, abandi bavuga wowe, wajya kuvuga hagira ukuvuguruza, ugahita ukandagira ugahonyora, guhonyora abativuganira, abakene, kuregura imyizani, kubeshya, guhenda. Ibyo byose ni ubukozi bw'ibibi budaturutse ku Mana,
ukandamiza abandi. Ngira isomo rije rikurarikira wowe muyobozi, wowe mutegetsi, wowe mukoresha, kugira ngo ngere urebe niba abakozi bawe nawe utajya bakandagiza rwa rukweto rwawe waguze ruguhenze. Nuko ukabahenda, ukongera ukabahenda, ukabajya umushahara wabo, ntubahembe uko bikwiye. Wamara kwarundanya wowe ukayakoresha mu business zawe, ugacuruza, wamara guhomba niba uzibuka ko uba ari mu ideni. Ngako kagatama k'umukene, ngako kagashara intica ntikize, ukabuta kabahera ku gihe, ukabaho uri kubatuka n'ibindi byinshi cyane, izindi nyuro nyinshi. Ahanga nawe niwo Mose abwira ati, ingendo zanyu zigamije gusenya nzazihinduramo iminsi y'ibyago. Amen. Nyagasani n'ubundi akomeza kurwanira umunyantege nke. Nyagasani buri gihe ajya ku ruhande rw'umunyantege nke kugira ngo amuvuganire, amurengere, amurenganure, hato abanyamako ataza kumwivugana. Nawe rero niba waratangiye gukandamiza abandi, umenye ko utari ku ruhande rwa Nyagasani. Wafashe urwawe rw'umuntu ukomeye, ariko se wakomera hano ku isi? Hano ku isi ko nta bukomere buhari. Urakomera bikujyane he? Niba udakomeye mu Mana ntabwo ukomeye. Igihe kizagera ushaka ijambo ry'Imana uribure, kubera ko washatse kwikomeraho, ushaka kumva ibyaho gusa, ariko ijambo ry'Imana uriha agaciro. Amosi nawe nanjye aratubwiye kugira ngo twongere dufate igihe twumva ijambo ry'Imana igihe rigishoboka kumva, kuko igihe kizagera ntibikunde, kuko tukizirika ku Mana kugira ngo Imana itubwire, twishingishe ubuvugi bw'Imana yikomeye. Ni nayo ntero muri mbyo Zaburi uyu munsi ati, umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Amen. Buri gihe ubuzima bwanjye n'ubwawe bukaba ari bushingiye ku Mana, nguko gukomera. Turi abanyantege nke, turi abanyabyaha, na niyo mpamvu tugomba kwiyegamiza Imana, kuko ku Mana ariho hakomeye koko. Ukomeye mu Mana ni ubundi bukomeye. Ivanjiri uyu munsi iraza itwereka umunyantege nke. Umunyantege nke bingana umunyabyaha wahakato uri guhezwa. Ubwo twumvise Yezu akoze igikorwa gikomeye cyane cyo gutora Matayo, Levi, wahoze ari umusoreshwa. Abasoreshwa mu gihe cya Yezu bafatwaga nk'ibicibwa, bari barahakato kubera ko bakoraga ubutegetsi bw'Abanyaroma, kandi Abanyaroma aribo bari bakandamije Abayisiraheli. Ibyo rero nawe ushatse washyiramo ikimenyetso cya bingana, bita batumwanzi umwanzi wawe, n'umwanzi wawe nyine nawe. Urumva, niba Abayisiraheli ari abanzi b'Abanyaroma, ubwo inshuti y'Abanyaroma igomba guhita nyine iba umwanzi w'Abayisiraheli. Nguko ba Matayo abasoresha bari barahindutse nk'ibivume, bagahabwa akato na bene wabo. Kubera iki? Babafata nk'ibyitso, bafata nk'ingambanyi z'igihugu, babafata nk'abantu b'ibisambo. Ntibari bemeye gukandagira mu ngoro, n'akandi kato kubundi bose bushoboka barakabaherezaga. Guhezwa ngibirere byeza akoze, agira impuhwe Matayo wari wicaye ku biro bya gasutamo, ati nkurikira. Ibyo yagize ngo biraza kuryohera abafarisayo n'abigisha amategeko, kandi bari baramuhaye akato. Nibwo rero batangiye kwijujuta bati, asangira ate n'abasoresha n'abanyabyaha? Ngiki rero kibatunguye, ntibamenya amakuru ko Yezu atari cyo cyamuzanye nabo nyine yaje gushaka. Rero Yezu ari mu murimo we, ari gukora icyamuzanye. Mubyeyi, umuntu nubona mu nshingano ze ari gukora icyamuzanye, ntukajye ubyibazaho, yatumwe n'Imana. Yezu rero aje kurengera abanyabyaha kugira ngo abaganishe ku butungane. Nicyo cyazanye Yezu, kutuzahura, kudukiza, kudukura mu cyaha, maze atuganishe ku butungane. Hahandi Matata ajyaga akandagira, ya ngoro atajyaga akandagiramo, bizarangira noneho ayibereye umushefu, kuko nyine ni umwe mu ntumwa 12 za Yezu, handi Yezu ashingiye kiliziya ye ku ntumwa 12. Urumva ko kantu mubyeyi, kuba wari uhejwe mu ngoro none bikaza kurangira ari wowe shefu wayo. Kubera iki? Nizambo Yezu agirira abanyabyaha, wowe nanjye turimo, nuko akadukura gucyavu, akadukura habi, akadukura aho arindimuka, nuko agatuzana mu ngoro ye kugira ngo dutunganyirize neza mu ngoro ye. Nguwo umunyantege nke ukomezwa n'Imana. Iyo ryasakameno y'Ukarisiya duhabwa, tugakomezwa na Yezu, funguro ridukomeza, funguro riduha imbaraga. Twongere tuzirikane amasakramentu abiri duhabwa kenshi kurenza andi, ni penetensiya ndetse n'Ukarisiya. Amasakramentu yombi arakorana, ubundi koko agakora umuti tukabaho neza. Matayo Yezu amubwiye ati nkurikira, ni ngaho Yezu atangiye kumusukura, birangira basangiye. Ngiyi penetensiya, ngiyi n'Ukarisiya bibereye kuri Matayo, kubera Yezu umukunda, kuko Yezu ataje guhamagara intungane, ahubwo abandi abanyabyaha, lo faible,
wa wundi wari warahaye akato uhezwa, uwo niwe heza aje kwiyegereza kugira ngo amutore, ubundi amutunganye, abone kumutuma. Amasomo y'uyu munsi yongere agushyire mu mwanya wawe. Ese uri umunyamaboko cyangwa uri umunyantege nke? Niba uri umunyamaboko, bishatse kuvuga ko nta mbaraga z'Imana ukeneye, ntabwo ukeneye ubufasha bw'Imana. Niba uri umunyantege nke, shyira ibiganza byawe hejuru, ubwire Yezu uti, Yezu nanjye ntabara, ndi umunyantege nke, ndi umunyabyaha, aba ariho unkiza, ungeze ku butungane bukwiye. Umuntu wese uri kure y'Imana nawe agira intege nke. Mubyeyi, tujye gukora umwitozo, ikibazo kiraza kuza nyuma kikubazwa, na niyo mpamvu ugomba kuba maso, ugakurikira uburyo urugendo rugiye kugenda. Tujye kujya mu rugendo rw'urukiko, urubanza, tuze kureba utsinze muri uru rukiko, muri uru rubanza. Niyo mpamvu ngusaba ko iyi nkuru wayikurikirana ubushishozi, ariko hagati aho ufata agatambaro kawe. Hari igihe kishobora kugera ugafatwa n'ikiniga, ukaba kwihanagura bitewe n'icyakubabaje. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umukobwa yatwaye inda. None amaze gutwara inda, bibabaza ababyeyi be, bibabaza n'abandi b'inshuti, birababaza cyane. Nuko wa mukobwa aza kugira atya, abonye sosiyete itangiye kumureba nabi, ejo n'ejo bundi bazamuha akato, dore ko yari muri abandi bitwara neza. Nuko aragenda anyura ubusamo, ayikuramo, ayishinguzamo. Amaze kuyikuramo, ngo dore ko muri icyo gihe, muri icyo gihugu hari hakiri itegeko ry'uko umukobwa cyangwa umuntu uzakuramo inda agomba guhanwa, agakatirwa imyaka 32 ari mu buroko, agahabwa igihano. Nuko wa mukobwa amaze gukuramo yanda, iperereza riratangira kugira ngo bahane abanyamakosa. Nuko mubyeyi, ukurikira ukuntu byaje kugenda. Abanyamutekano baraza, abagenzacyaha baraza, bafata wa mukobwa, bamuha igihano kubera icyaha yarakoze kiremereye cyo kwica umwana, gukuramo inda. Bamuha igihano cyo kumufunga umwaka. Uwa kabiri mu iperereza ni umusore wayimuteye, bamuha igihano cyo gufunga imyaka 2. Ubwo bagendaga bakuba kabiri igihano bitewe n'uwo bagezeho, mubyeyi umva ko karengane. Icyiciro cya gatatu ngo ni muganga wamufashe kuyikuramo, bamukatiye imyaka 4 yose. Icyiciro cya 4 ni icy'ababyeyi b'umusore ndetse n'umukobwa, ngaho fora imyaka ngo babakatiye imyaka 8. Noneho icyiciro cya 5 ni inshuti z'umusore n'inshuti z'umukobwa, izo zose barazisakuma, babakatira imyaka, ubwo ni ngahe niba ukurikiye imibare, imyaka 16. Barakomeza iperereza rirakomeza. Noneho bagera ku bantu biganye na wa mukobwa, bishoboke ko nyine biganye imyaka yose, bari baziranye. Abuze igihano se babahaye, babaha igihano cy'imyaka 32. Babyeyi, murumva ubuka butari mu kimenyane, mbega karengane. Umukobwa bamukatiye umwaka umwe, abo biganye batazi niyo byabereye bakatiye imyaka 32. Mubyeyi, kuri aka karengane birababaje. Nuko noneho ikindi cyiciro cya nyuma, mubyeyi, noneho kakana akarengane pe. Babandi bakoranye iperereza ngo bageze ku mugenzi wigenderaga, ngo yari umuntu wari uvuye gusenga, avuye mu ngoro. Nuko baramufashe avuye gusenga. Uzi ukuntu byagenze? We noneho ntago bamukatiye, urabizi wari guhita uvuga 32 gukuba 2 bikangana 64, ahubwo bamumanikiye isuka baravuga bati wowe ntago zigera uvamo. Nuko baramufunga imyaka yose, ubuzima bwe bwose ngo azafungwe. Mubyeyi, ukurikije iki gihugu n'aka karengane karimo n'aba bantu bose bari kurengana, nuko ikibazo kikagira kiti, wa mubyeyi ugikurikire. Ukurikije ibyiciro tumaze kumva by'abantu bari muri uru rubanza, iri perereza uko ryakozwe, abo bamaze gufungisha, abafunzwe, abahawe igihano, ibihano bikakaye kurenza abandi, ninde urengana muri uru rubanza? Ngiye ikibazo wa mubyeyi, ninde uri kurengana muri rubanza kurusha undi? Nuko bamwe baratangira bati, koko uyu mukobwa ari wakuyemo inda akarobaha igihano kigufi, kubera iki? Uyu musore kuki ari wabongereje? Ati ababyeyi be ba muganga ucyajya babahanikira bigeze aha ngaha. Bakomeza bibaza. Bamwe bati warenganye n'uriya musore, abandi bati warenganye ni muganga, abandi bati warenganye kurusha abandi n'ababyeyi be, nawe komeza ushake warenganye. Abandi bati abarenganye ni bari yabiganye kuko babahanikiye bikomeye cyane, inshuti ze, mbega bibi. Nuko umubare nyamwinshi uza guhuriza ko warenganye ari uriya mugenzi wari wiviriye gusenga, koko ko wamuhohoteye.
nuko bose bazamura urutoki hejuru ati uwarenganye muri uru rubanza kurusha abandi n'uyu mugenzi uguye muri iri perereza none bakamufunze indetermine igifungo cya burundu kitazigera kirangira. Nuko bose baratangira baririra uwo muntu. Nyuma rero iperereza byaje gukomeza kuri wa muntu bari bagize naringe kuvuga inzirakarengane. Baza gusanga uriya mugenzi wari uvuye gusenga ari we watizaga uwo musore n'uwo mukobwa icyumba bajyaga basambaniramo, akaba nawe batizaga udukingirizo, akaba nawe batizaga udukoresho twose bakoreshaga udukingirizo n'utundi twinshi cyane udukoresho twose twa sekibi nawe ajya kutubatiza, akabatiza icyumba, akabashyigikira n'ibindi byinshi cyane. Nuko bari baza mu rutoki hejuru bamaze kumva uwo muntu noneho ibyo yakoraga, dore ko ari wari ufite dosiye yose mu maboko ye, niho wari ubizi byose. Nuko bagwa mu kantu baravuga bati ninde warokoka. Nuko bakomeza kugenda bajya impaka kuri bya byiciro, uri kurengana n'indi, bagenda basobanurirwa ibyatumye babahanikira mu myaka buri wese. Nuko bagiye gutaha buri wese yabuze igisubizo, nibwo baje kubabwira bati urengana kurusha undi nawe ushobora kuba utamumenye, urengana muri urukiko kurusha abandi bose n'uriya mwana wavuyemo, n'uriya mwana bakuyemo, n'uriya mwana bishe. C'est la volonté, ni urengana. Abandi bose n'abafatanyacyaha, uriya mwana gusa niwe ntungane irimo, uriya niwe innocent, abandi bose n'abafatanyacyaha. Nuko bose umwitozo urabatsinda. Bayoboke b'Imana Yezu Kristo akuzwe. Ese nawe umwitozo wawe ushoboye kuwukora? Urengana muri abo bose ninde? Nuriya udashobora kwivugira, nuriya mwana uri mu nda arazamura agatoki hehe se? Ararega nde? Ko hari igihe usanga mu buzima uregera ari nawe uri kurega. Ose uzabyitwara mute? Ngo kuko uriya mwana atazegura umutwe bazamupfukirana, abo bose bamukoranyeza igombaniro ry'amasasu, bamukoranyeza igombaniro ry'amacumu, imigera, umuteye agashinge, umujugunyiye ikinini, umukubise kariya kana. Ngana ongera utekereze iriya dosiye y'uriya mwana Linosa, abo bose bahiri inyuma bamwisheho, abo bose bamwishe, abafatanyacyaha. Nari umuhanga avuga ati nta muntu ku isi ushobora kwicira umuntu, kuko umuntu akoze mu ishusho y'Imana. Bisaba abantu benshi, igombaniro ry'abantu benshi, uzanye uburozi, ugiye kugambana, ugiye guca inzira, ugiye guca inzaratsi, bose bakaza gukoranyiriza hamwe ibyifuzo, ibitekerezo byose. Nuko wa mwana bakajya gute? Bakabaramwishe. Nta muntu umwe ushobora kwicira umuntu kuko ntiyamushobora. Bisaba abantu benshi bagambanye, abandi benshi bamenye amafaranga, abandi benshi bagiye babihishira, abandi benshi bagiye bakata imanza nabi. Abo bose rero nafatanyacyaha. Mubyeyi, niba uri mu batsinzwe uzamura ikiganza hejuru, upfuka mubwira Imana uti Nyagasani, ndi umunyabyaha, ndi umunyantege nke, ntacyo ndicyo. Mubyeyi, ndifuza gukubaza akabazo k'amatsiko. Uzi ko irise iramutse yikomeza uru rutonde, iperereza rigakomeza, uzi ko nanjye dushobora kuzana kuri uru rutonde? Abantu basenga, tuvuye gusenga, nuko abantu bakabona ndi gusenga nahwereye, nunamye, ngenda mpengamye, ngenda nibombaritse, ariko bya bindi by'uko rwubitse ruzi gusya bikaza kurangira ahubwo ari njyewe dosiye yose ari njye yikoreye, ari njyewe ahubwo wakoze amahano, ninjye watije icyumba, ninjye uzi igihe umusore n'umukobwa bazaga mu ngeso mbi, sinigeze na rimwe nzamura urutoki hejuru ngo mbabuze, sinigeze mbima icyumba, ahubwo nagiye mbashyigikira. Gushyigikira abandi mu mafuti ni ubufatanyacyaha. Nawe nanjye akenshi ari ubwo twigira abere, tukishyira heza, tukigira intungane, kandi ari twe abafatanyacyaha bakomeye cyane, tukigira abafarizayi n'abigisha amategeko, kandi ari twe twaciye ibintu. Aho ngaho nawe wizamuye mu ntera, abo Yezu yaziye nawe urimo nuko utabizi. Wowe nanjye tw'abafarizayi natwe turi mu bo Yezu yaziye kugira ngo tubohora dukize. None njye nawe turi kwikuramo ati ndi intungane, njye ntabwo njya niba, sinica, sinsambana, sindoga, sinsinda, ugasanga ibyo ntago birimo, ariko uri umufatanyacyaha ku bundi buryo. Ushyigikira ababikora, nta nawe urazamura agatoki ngo uvuge ngo ibi si byo, ibi uri gukora ntago ari byo. Aho nawe uzahanwa birenze ibyo ngibyo. Turamutse dushyize kuri ya liste, nawe wahanwa birenze, ugahabwa igihano cya burundu, igifungo cya burundu, kuko wabaye umufatanyacyaha nubwo utabivuze ariko warabikoze, nubwo utigeze ubyerura ariko imbere warabikoze. Rero iperereza nawe niri kugeraho uramenye, iperereza ricyakomeje.
wa mwana inosa, wa mwana urengana, lo faible, aracyari kugukomanga iwawe ibyo wakoze. Umva, zamura ikiganza ubwira Imana uti Nyagasani, ibi ngibi sinzabisubira. Ntushake guperereza rihita riza ako kanya, ahubwo nawe itangwa n'ubwire Yezu niba utaramubwira. Ariko humura, niba Yezu mufite uko mwagiye mubivugana, wongere umushimire uti Yezu warakoze, nanjye nandi muri rya perereza ryishe wa mwana w'intungane, ryishe wa mwere, nanjye ndimo. Yezu mbabarire, sinzasubira. Ukora kurya Yezu akubabarira mbere yuko abigisha amategeko n'abafarisayo baza kugucira urubanza, Yezu aba yakubabariye, kuko imbabazi za Yezu ni igisagirane, nta cyanyagasana atababarira. Na niyo mpamvu nawe wongera kureba byose wagiye uzinga ukabihisha, umenye ko urwo rutondo ruriho. Niba utaragarutse nawe gusaba Nyagasani imbabazi, niba utaragarutse mu ntebe ya penetensiya, niba utaragarutse kwegera Yezu, niba utongeye kugaruka ngo ubwire Yezu uti Yezu koko ibi ngibi ndabyemeye, ukanica n'ikiru, uko niko gusangira na Yezu. Nge nawe turi abanyabyaha n'abanyantege nke, na niyo mpamvu turi ku rugendo kugira ngo Nyagasani tubabarire, dukomezanye urugendo nawe. Nyagasani ntabe ko tujya tumuhemukira, ntabe ko turi kuri liste y'abaruharwa, ntabe ko tutari bamese kigoroye. Aho icyo ashaka nuko twabyemera tukamusaba imbabazi tugakira. Mutagatifu Yohani Mariya Vianney niwe avugaga ati, si umunyabyaha ushakashaka Imana ngo ayisabe imbabazi, ahubwo ni Imana ubwayo yiruka ku munyabyaha kugira ngo Imana nyine ibarire umunyabyaha. Nge nawe nitweza aje kureba, kuko yazanywe n'abo banyantege nke, abanyabyaha turimo twese, kubera impuhwe za Yezu. Yesu agira impuhwe nyinshi, ntiyanga bamusanga, akunda abamwegera bakamusaba ibyo bakeneye, tumuhawe twese mu Karisitiya ye. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.